twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Menya Nibi Info mudukurikira 5 kuri 5 muri bwa bucukumbuzi kwa gutembera kwa bwa busesenguzi bugiye butandukanye. Uyu munsi ari umujyi umwe wo mu gihugu cy'u Rwanda twifuje kuba twaganiraho ndetse twanagutemberezaho. Iyi ni Menya Nibi Info, turabakunda cyane mwe mudukurikira, mutwandikira muri comments mukatubwira ko ibyo turi gukora muri kumwe natwe, mukadushyigikira mu buryo butandukanye n'iby'agaciro. Mwabanye natwe dutangira iyi channel yacu cyangwa se urubuga rwacu kugeza ubwo twinjiye mu buryo bwo guhembwa buzwi nka monetization cyangwa se monetization. Niba rero ukigera hano aribwo bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana 5 kuri 5. Umunsi twaje gutembereza umujyi wa Muhanga. Uyu ni umujyi wa Muhanga rero, ni umujyi uri mu mijyi yunganira umujyi wa Kigali. Ni umujyi rero uri gutera imbere ku buryo bwihuse kandi ku buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'iterambere, ndetse uri kugenda waguka ku buryo bushimishije. Nk'uko mubireba rero, aha ni ahagana ku gice cy'umuhanda mu majyepfo, hava ku muhanda uva Kigali Huye cyangwa se ugakomeza amajyepfo yose. Aha ngaha rero naho uturuka mu mujyi wa Muhanga ahitwa kuri gare ugana mu bice bya plateau. Aha ngaha rero ni umuhanda ugana kuri Kabgayi. Umuhanda ukunda gukoreshwa cyane n'imodoka ntoya ndetse n'inini, kubera ko ari wo muhanda wonyine woroshye kandi ubangutse kuba wawukoresha ugana mu bice by'amajyepfo uvuye mu zindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali. Iyi Menya Nibi Info rero twifuje kuba twagutembereza tumwe mu duce tugize umujyi wa Muhanga. Uyu mujyi rero aho ubucuruzi bwawo rwose ubona ari ubucuruzi buri gutera imbere ku buryo bwiza bwihuse, aho intara zitandukanye ndetse n'uturere tugiye dutandukanye tuza abacuruzi baho baza gufatira ibicuruzwa muri uyu mujyi wa Muhanga. Nshuti rero bakunzi bamenya Nibi Info, turacyabibutsa kandi turacyabakangurira mwebwe mutari mwabana natwe muri uyu murongo cyangwa se muri uyu muryango mu buryo bugari bwagutse, ni mukande subscribe, ndetse abashaka mushobora gukora post, mushobora gukora share ndetse na comment ku biganiro tuba twagize ubundi.